korali Beura mugize neza mudusangije ijambo ryiza yuko hari icyo turusha abandi. Korali rero Beura niyo mugatenga muri ADPR mugatenga hari icyo turusha abandi. Babona tugenda nk'abandi bakabona dusangira nabo bakabona tugenda mu mamodoka rusange ducuruzanya nabo, ariko dufite ibanga tubikijwe cyangwa dufite ibyasezeranijwe. Imana nishimwe cyane. Abaririmbyi rero mugize neza guhimbaza Imana kandi mubikoze munezerewe cyane. Icyampa tukajya tubikora nk'uko biri mu mitima yacu, byaba byiza cyane kurushaho, kandi ni nacyo kidukwiriye twebwe abakozi b'Imana. Tugiye gusenga Imana rero, kuko nubundi tugiye gufata akanya ko gusangira ijambo ry'Imana rijyanye n'aya masengesho turimo, cyangwa rijyanye n'umurimo abakozi b'Imana twebwe nk'abahimbaza Imana, nk'abaramyi bagomba kuramya Imana mu kuri kose. Imana nishimwe cyane. Reka dusenga Imana, hanyuma turarike mwarimu Jean Paul akomeze atugezaho ijambo ry'Imana Imana yashyize muri we. Dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, tuje imbere y'ubwiza bwawe, turagushimira ibyiza byinshi udukorera. Mwami, turagenda tukagenda nk'abandi, tukavuga nk'abandi, tugakora nk'abandi, tugacuruzanya n'abandi. Mwami Yesu, tukagenda mu mamodoka n'abandi, turi kumwe twese, ariko nubwo tugenda dufite ibanga, dufite ibyasezeranijwe, dufite ibibitsanyo dufite mu izina rya Yesu. Ni nayo mpamvu ibyo byose bidutera kuguhimbaza no kukuririmbira no kukuvuga mu buryo budasanzwe, bitewe nuko hari ibyiringiro dufite mu bugingo bwacu, mu mitima yacu, dufite ibyasezeranijwe mu izina rya Yesu. Turabigushimiye. Uyu mwanya ni umwanya mwiza tukwakiriye mu mitima yacu, kugira ngo twakire ijambo ryawe, kandi umwuka wera arusheho kurisobanura mu mitima yacu, mu mibereho yacu. Dusengeye umukozi wawe, tumushyize mu butware bwawe, kugira ngo akoreshwe n'Imana Data wa twese. Urakoze kuko ubikoze, kandi urakoze. Dusengeye imitima ya buri wese, umutima wa buri wese ugiye gukwakira. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Karibu mwarimu. Pastor arakoze, Imana imumugisha. Hanyuma nanjye ndabahaye ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Yaramaze kuvuga izina ryanjye, nitwa Jean Paul NZARAMBA, nkorera umurimo w'Imana hano i Nyarugenge. Imana ishimwe ko yaturinze ikabana natwe twese. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'abana 4. Imana ishimwe cyane. Munyemerero kuko yamaze kudusengera, dusome ijambo ry'Imana turimo turagenderaho muri iki cyumweru ni cya 4. Hanyuma turi muri amasengesho, itorero ryacu muri ADPR abayobozi bacu baduteguriye amasengesho y'iminsi 70, tugeze ku munsi wa 26. Intego yo muri iki cyumweru cya 4 iravuga guhimbaza nyakuri no gushima nyakuri. Hanyuma uyu munsi turavuga kuramya nyakuri, ejo tuzavuga gushima nyakuri. Imana ibaho umugisha. Dusome Zaburi ya 29 umurongo wa 2. Zaburi ya 29 umurongo wa 2 haravuga ngo mwaturire Uwiteka ko izina rye rifite icyubahiro, musenge Uwiteka mwambaye ibyera. Imana ishimwe. Hanyuma harimo na Mariko 12 umurongo wa 30. Mariko ni ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Mariko 12 umurongo wa 30. Haravuze ngo nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Ni imirongo bene data bahisemo ko tuzajya tugenderaho, tunayiganiraho, turayunguranamo ibitekerezo, ariko harimo n'indi mirongo iri muri Bibiliya umwuka adushoboza turi bugende n'ubundi tuganiraho, kugira ngo twumve neza icyo bita kuramya nyakuri, cyangwa se kuramya icyo bisobanuye. Hanyuma mbabwire ko iri jambo ryo kuramya rifite ubusobanuro, ariko hari abantu benshi babyitiranya rimwe na rimwe, nk'iyo
tugiye mu ruhande rw'abaririmbyi cyangwa se ku bantu bakunda kuririmba, bakunda kuryiteranya wenda n'ijambo ryitwa, bakunda kuryiteranya n'indirimbo zigenda zituje. Uzajya umva ngo duterera indirimbo yo guhimbaza, hanyuma wumve n'undi muyobozi wa gahunda arimo kuvuga ngo duterera indirimbo yo kuramya. Hanyuma kuramya abantu bakabifata ko ari ukuririmba indirimbo ituje bikarangirira aho ngaho, niko bamwe babifata. Cyangwa se ndagira ngo ko kuririmba byo atari kuririmba indirimbo ituje atari yo jambo ryitwa kuramya gusa. Kuramya rero ni ikintu kinini cyane. Kuramya ni ikintu kinini, ahubwo izo ndirimbo ari zo ndirimbo zituje, ari zo ndirimbo zo guhimbaza, izo zose ushobora kuzishira zombi mu kuramya Imana. Ushobora guhimbaza Imana mu ndirimbo yihuse cyangwa se ituje, byose ukaba urimo kuramya Imana, kubera ko kuramya ni ikintu kinini kiruta kuririmba. Ni ikintu kinini cyane. Kuramya ni ensemble y'ibintu byinshi, kandi no kuririmba nabyo bikaba biri muri iyo ensemble, cyangwa se muri icyo gikundi, cyangwa se aho hantu hose ibyo bintu byose no kuririmba nabyo birimo. Kuririmba rero harimo uburyo kuririmba izihuse n'izituje, ibyo byose biri mu kuramya. Imana ibafashe kandi Imana ibagirire neza, kuko bivuze ngo ni indirimbo yo kuramya bikaba birarangiye. Oya, kuramya n'ubuzima bukomeza. Niyo umuntu yavuye mu rusengero, kuramya byo birakomeza. Niyo umuntu yavuye ku ruhimbi, kuramya byo byakomereza no mu kazi, bigakomereza n'ahandi. Kuramya ni igikorwa rero gikorwa buri munsi. Umuntu ashobora no kugikora ari mu rugo. Kuramya ni igikorwa n'umuntu asinziriye, anaryamye. Kuramya ni igikorwa kitabera mu rusengero gusa, ahubwo ni igikorwa kibera mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko kuririmba bihagaze, kuramya byo birakomeza. Kuririmba bishobora kuba bitariho, umuntu ashobora kuba atarimo kuririmba, ariko kuramya byo arimo kubikora. Hanyuma ndagira ngo mbabwire kandi ko kuramya byabayeho mbere yo kuririmba. Urugero, abantu bari muri Edeni ni Adamu na Eva. Adamu na Eva bari muri Edeni, ariko ntabwo baririmbye. Ntabwo bitugaragaza ko baririmbye, ariko ubuzima bwo kuramya byo bwari bukomeje, bwari buri muri Edeni. Kuririmba nta korari yabaga muri Edeni, ariko ubuzima bwo kuramya byo byari bihari. Cyase kukubwira iki rero? Cyase kukubwira ko kuramya ntabwo ari kimwe mu byo dukora, si ikintu kimwe cyitwa kuririmba. Kubaririmbye baneza amatwi, ntabwo kuramya ari ikintu kimwe, si ukuririmba. Kuramya ni ikintu kinini kiruta kuririmba. Imana ibafashe kandi Imana ibagirire neza, kubera ko dushobora kuba mu buzima ubuzima bwacu bwose bukaba bwitwa ko turimo turaramya, ariko ntiduhora turirimba, ariko duhora turamye. Ntiduhora turirimba, ariko kuramya duhora tubikora buri gihe, kubera ko no kurya wagombye kubikora mu buryo bwo kuramya Imana. Imana ibafashe, Imana ibagirire neza. Ugombye kurya, ugiye no gufungura amafunguro, na bya bindi dukora self service, ugombye kwara uruzirikana ko inyuma yawe hari abandi. Ibyo rero nabyo ni uburyo bwo kuramya. Hahandi hose uba mu buzima bwawe bwa buri munsi, ni uburyo tuba turimo turaramya. Imana ibagirire neza. Hanyuma rero kuramya ni iki? Kuramya ni uburyo tubaho. Yesu abagirire neza kandi Yesu abafashe. Kuramya ni ubuzima bwawe bwose. Ikintu cyose ukoze uba urimo kuramya. Imana igufasha. Iyo ukoze ikintu cyiza uba urimo kuramya Data wa twese, Imana se w'umwami wacu Yesu. Uba urimo kuramya Imana yaremye ijuru n'isi. Iyo ukoze ikintu kibi uba urimo kuramya izindi mbaraga. Ikintu cyose rero ukoze uba urimo kuramya. Nta muntu n'umwe rero utari umuramyi, umuntu wese ni umuramyi mu mwanya we. Niba ukorera Imana ugakora ikintu cyiza, uba uri umuramyi uramya Imana. Ariko iyo ukoze ikintu kibi uba urimo kuramya se kibi. Reka mbaho urugero. Ikintu cyose ukoze kibi, iyo wibye uba urimo kuramya Satani. Niko bigenda. Hanyuma iyo ukiranuka mu buzima bwawe uba urimo kuramya Imana. Shatse kukubwira iki rero? Shatse kukubwira ko ubuzima bwo kuramya ni ubuzima bwawe bwose. Iyo wambaye neza imyenda ihesha Imana icyubahiro, uba uri umuramyi uramya Imana. Ariko iyo wambaye nabi ku buryo wexita abagabo cyangwa se bituma abagabo bakurangarira, nanone uba urimo guhimbaza izindi mbaraga. Hari icyo urimo gukorera, nuri umuramyi nawe. Uba ufite ikindi uramya kitari Imana.
n'urugero iyo uteranya bagenzi bawe uba urimo kuramya uwo nguwo ukoreye. Hanyuma iyo ugira uruhare kugira ngo wunge bagenzi bawe ubunga n'abandi cyangwa ubunga n'Imana, nabyo uba urimo kuramya. Igikorwa cyose ukoze uba urimo kuramya. Iyo ubeshya uba urimo kuramya Satani, kuko biravuga ngo Satani niwe se w'ibinyoma. Ikintu cyose rero ukoze uba uri umuramyi. Icyo ukoze cyose hari ikintu uba urimo kuramya. Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza. Usanze rero nawe uri umuramyi. Niba ukorera Imana ni byiza, ariko niba ukorera Satani nabwo ugura imbata. Ubwo Satani niwe mana yabo, ariyo mana y'iyi si, niko Bibiliya imwita. Bivuga iki rero? Bivuze ngo nawe uri umuramyi. Ikintu cyose ukoze uba urimo kuramya. Musanze ko kuramya rero biruta kuririmba. Kuramya birakomeza mu rusengero, biraba no hanze y'urusengero. Ubuzima bwo kuramya burakomeza. Aho ngaho uri mu kazi urimo uraramya, aho ngaho wirirwa muri biro uri mu kazi kandi uri mu gikorwa cyo kuramya. Uburyo utanga serivisi utanze nziza cyangwa mbi, hari umuntu ubahaye serivisi, hari umuntu urimo gukorera urimo kuramya. Iyo uyitanze neza urimo kuramya Imana, iyo uyikoze nabi urimo kuramya Satani. Martin Luther arandika aravuga ngo nukama inka, umukamyi w'inka iyo akama inka yagombye kuyikora mu buryo butuma aramya Imana. Nuyikama kuriya urimo kuvuruganya uyikama uba urimo kuramya Imana. Akazi kose ukoze wagombye kugakora mu bituma urimo kuramya Imana. Imana rero nigufashe, Imana nikugirire neza, usobanukirwe n'ijambo kuramya. Usanze rero nawe uri umuramyi, biterwa rero n'icyo uramya icyo ari icyo. Imana igufashe, Imana ikugirire neza. Reka mabwire kuramya Imana ishima, hanyuma tuze gukomeza dusenga Imana kandi Imana iratugirira neza. Uburyo abantu baramya kandi Imana ikabishima no kuramya Imana uri mu kuri. Imana igumugisha kandi Imana ikugirire neza. Ubwo nibwo buryo bwa mbere Imana ishima, mu gihe ubikoze ibintu byose ukabikora uri mu kuri. Yesu yabibwiye umusamariyakazi mu bice 4 bya Yohana ubutumwa bwiza ku murongo wa 23. Umugore yararimo kumuganiriza uburyo abantu basenga. Bamwe ngo basengera i Samariya, ngo abandi bagasengera i Yerusalemu. Yaramaze kumuganiriza amagambo menshi, arimo kumubwira ngo iyo aba uruzi impano y'Imana ukamenya uguhaye amazi uwari we, wari kumuha ayo mazi akaguha amazi y'ubugingo. Ariko uwo mugore ngo agira amatsiko yo kuganira na Yesu. Aramubwira ngo ariko ayo mazi y'ubugingo urayakura he kudafite iriba, nako kudafite ikivomesho ngo uvome, kandi kutaruta Yakobo ayo mazi wayakura he? Yaramubwiye Yakobo sogokuruza wabo, ariko kandi ni umugabo uba mu mateka ya Bibiliya. Yesu aramubwira ngo ngiyewe nduta Yakobo, kuko unywa amazi ya Yakobo azongera agira inyota, ariko unywa amazi muhaye ntazongera kugira inyota ukundi. Amubwira ijambo rikomeye ku murongo wa 10 ibice 4. Aramubwira ngo unywa aya mazi azagira inyota, ariko unywa ayo muhaye ayo mazi azamuhindukira mu isoko idudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Umugore agira amatsiko, aramubwira ngo ariko ayo mazi azadudubiza kugeza mu bugingo buhoraho, ayo mazi ni ayahe? Wayampaye? Yesu aramubwira ngo banzuza n'umugabo wawe. Umugore aramubwira ngo nta mugabo ngira. Yesu aramubwira ngo vuza ukuri, nta ugira, kubera ko ari abagabo 5 mwari muri kumwe ubushize sabawe, n'uwo mwararanyira ijoro nawe si uwawe. Umugore ngo arikanga, aramubwira ngo uzikuru umuhanuzi. Aramubwira ngo jewe basogokuruza baratubwiye ngo tuzasengera kuri uyu musozi, ngo namwe muzasengera i Yerusalemu. Yesu aramubwira ngo mugore nyizera, kubera ko mwebwe musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga icyo tuzi. Yesu ashimwe cyane kandi Yesu nahimbazwe. Arakomeza aramuganiriza, aramubwira ngo mwege musengera i Yerusalemu, mwe musengera i Samariya, nikumbwiye nikubitekereza, ariko ukambwira ko nake dusengera i Yerusalemu. Ariko abasengera i Yerusalemu uko nge mbabona ngewe Yesu mbona batarasenga. Namwe musengera i Samariya musengera mu kinyoma, nubundi usengera i Samariya, ariko nubundi ufite abagabo 6 ariko uri umunyamasengesho. Yaramubwira ngo ntabwo urasenga uri mu kinyoma. Ariko data niko yamubwiye ku murongo wa 23. Aravuga ngo igihe kirasohoye ndetse cyaje yuko abasenga data, mu zindi Bibiliya ziravuga ngo yuko baramya by'ukuri bamusengera mu kuri no mu mwuka, bamuramya mu kuri no mu mwuka. Hanyuma umugore aza kwitambuwa neza, aza kwisobanukirwa neza, asanga ari mu kinyoma, asanga ari mu cyaha. Imana imubaraho abagabo 6, ariko kandi ni umuntu ushaka gusenga Imana ishaka, kuramya Imana ishaka, nababikora bari mu kuri. Imana ibafashe kandi Imana ibagirire neza. Gusengera mu kinyoma
Imana irashaka ko uva mu kinyoma, hanyuma ubuzima bwawe iyo bwabaye mukuri ububaye umuramyi uramye Imana mu buzima bwawe bwose, ubuzima bwawe bukasobanuka ukajya mukuri. Ntabwo ndi bubitindeho, ntabwo ndi buze gufatira umwanya munini cyane nsobanura mukuri. Nuko uri muntu wese uri mu kinyoma, umuntu wese uri mu kinyoma ntabwo aba ari umuramyi uramye Imana. Nicyo nshatse kubabwira. Nshatse kubabwira ngo ikintu cyose ari mu rugo rwawe, ari mu kazi kawe, ari intebe wicayeho, bisobanuye iki? Bisobanuye ngo nuko wisobanukirwa ukumva yuko uri mukuri. Ari umwanya urimo no kuvuga iki? Biro wicayemo, akazi urimo. Iyo kari mu kinyoma ntabwo uba uri umuramyi. Ntabwo uba uri umuramyi uramye Imana. Ntabwo uba urimo kuramya Imana. Kandi wagombye kubaho mu buryo butuma uramya Imana. Ubuzima bwawe bwa buri munsi, akazi ubamo, uburyo bwawe, urugo rwawe wagombye kuba uri mu buzima busobanutse bw'ukuri. Imana igufasha. Ari impapuro ukoresha cyangwa se amadokima ukoresha, ibyangombwa byawe ukoresha, ibyo byose wagombye kuba uzi neza ko ibyangombwa byose utunze biri mu kuri. Ubuzima bwawe bukava mu kinyoma, ubuzima bwawe bukaba buri mu kuri. Icyo nicyo cyase kukubwira. Uriya mugore yarari mu kinyoma, yavomaga saa sita. Impamvu yavomaga saa sita, yatinyaga ko abagore bandi bashobora guhura nawe kuko yatwaye abagabo babandi. Yarari mu kinyoma ariko akumva ari busenge. Ntabwo yari gomba gusenga ngo Imana igire gute? Imana ibyumve. Ubuzima bwawe bwa buri munsi wagombye kubimenya. Niba akazi urimo warakabonye kubera ko waguze cyangwa se hari icyo watanze, ruswa cyangwa ikindi, bivuga iki ibyo bintu? Uri umuramyi muri iyo ntebe, hari ikindi kintu urimo kuramya. Hanyuma nuza kuzamura ibiganza rero ngo ushaka gusenga Imana Data wa twese, Imana yaremye ijuru n'isi, uri mu kinyoma nk'icyo, ntabwo Bibiliya ibikwemerera. Bivuga iki rero? Ugomba kuba ushaka kuramya Imana, ushaka kuba umuramyi, nuko uva mu kinyoma. Kandi birasobanutse, impapuro zose ukoresha uyu munsi untega amatwi, nuko uva mu kinyoma. Iyo uri mu kinyoma, kuramya Imana ntabwo byagukundira, kuko izo mpapuro zikugira umuramyi wa sekibi. Zikugira imbata ye, zikugira inganzwa ye. Bivuga iki rero? Bivuga ngo wagombye kuba uri mu mwanya ubizi neza ko uri mukuri. Yesu aguha umugisha kandi Yesu akugirire neza. Yesu agufashe mu buzima bwawe, ubuzima bwawe bwinjire mu kuri. Aho nibwo uri bwitwa umuramyi uramye Imana yaremye ijuru n'isi. Yesu akugirire neza. Ubundi buryo bwa kabiri Imana ikunda ni igikorwa cyose dukora kivuye ku mutima. Kuramya Imana bivuye ku mutima, gukorera Imana bivuye ku mutima. Ikintu cyose kitavuye ku mutima imbere y'Imana bari ikinyoma, kubera ko Imana niyo yonyine ibasha kugenzura uwo mutima ikawumenya. Niko Yeremiya yarabyanditse mu buhanuzi bwe muri Yeremiya 17:9 aravuga ngo umutima urusha ibintu byose gushukana, ninde ushobora kuwurondora? Ninde wawumenya? Yarasubije aravuga ngo ni Imana yonyine yagira gute? Yawurondora. Imana ikugirire neza. Indirimbo ushobora kuririmba itavuye ku mutima, imbere y'Imana aba ari ikinyoma, imbere y'Imana aba ari ukubeshya, kubera ko Imana yo ntireba akanwa. Ntabwo Imana ireba ibyo tuvuga gusa, nyuma y'ibyo uvuga, hirya y'akanwa kavuga, Imana ireba mu mutima. Nushobora kuririmba indirimbo ivuga gutaka kw'Imana, ivuga guhimbaza Imana, ivuga gukomera kw'Imana, ishira hejuru Imana, ariko itavuye ku mutima, Imana iyibona nk'ikinyoma. Igikorwa cyose ushobora gukora kitavuye ku mutima, Imana ikibona nk'igitutsi imbere yayo, kubera ko ikintu Imana yemera, ikintu Imana ishima, kuramya nyakuri Imana ikunda yishimira, ni ikintu cyose ukoze kivuye ku mutima. Ubwitange bwose ushobora gutanga, amafaranga menshi cyangwa make utanze atavuye ku mutima, ariko ukabikora kugira ngo abantu babibone, abantu baguhimbaze, abantu bagushire hejuru, abantu bakurate, ibyo abantu ntibashobora kubibona, ariko Imana ibona ibyo abantu batabona. Uhagurutse mu rusengero kuvuga ngo nzabaha 5,000,000 cyangwa nzabubakira, nzabasakarira urusengero, ariko ukaba ubikoze kugira ngo abantu bakubone, abantu baguhimbaze, icyo ni ikinyoma. Icyo ni ikintu Imana itakira, kubera ko bagikoranye ubwibone. Ni igikorwa rero cyose ukora kivuye ku mutima, icyo nicyo bita kuramya nyakuri. Ni igikorwa ukoze ariko nta kindi kintu, nta zindi nyungu runaka ushaka, kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro, kugira ngo umurimo w'Imana n'ubwami bw'Imana bwubakwe. Icyo cyonyine kivuye ku mutima nicyo Imana yemera. Imana ibagirire neza. Nusoma Samweli wa mbere 16:7, Imana irimo kubwira Samweli, namubwira ngo ndimo ndabona aba Eliyabu n'abandi bose n'abantu bafite ibintu bigaragara inyuma hanze, ariko njyewe sindeba uburanga, sindeba uburebure, sindeba uko abantu bareba. Njyewe Uwiteka nitegereza mu
umutima, ndeba umutima. Dawidi nubwo atagira ibigaragarira abantu, ariko Dawidi iyo ndeba umutima we ntakora ibintu byinshi, ariko ibintu byose akora abikora bivuye ku mutima. Bivuze iki rero? Bivuze ngo ba Eliyabu bafite amaboko, bafite n'igihagararo, bafite n'uburebure, bafite n'imbaraga, bafite na experience, ariko ntibagira umutima. Ibyo bakora byose ntibabikora bivuye ku mutima. Ariko Dawidi afite bike, ariko icyo akoze cyose agikora kivuye ku mutima. Imana ibagirire neza, Imana ibane natwe. Hari igihe rero abantu bakora ibintu byinshi mu rusengero, ariko bagakora ibintu byose bitabavuye ku mutima. Igikorwa cyose kivuye ku mutima ni ukuri imbere y'Imana. Ariko ikintu cyose ufuye gukora, iyo ufuye kugikora kubera ko abantu bakuhase, kubera ko abantu barimo barakubwira ngo bikore, ariko ukabikora kubw'abantu, ntubikore kubera Imana, ni ikinyoma. Ubu uri umuramyi utarimo kuramya Imana, urimo kuramya abantu. Ubikoze kubera abantu, ariko kandi ntiwahamagariwe kuramya abantu, ntiwahamagariwe kuba imbata y'abantu, ahubwo uhamagariwe kuba imbata y'Uwiteka. Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza. Ugenzure imirimo yawe rero, cyangwa se ugenzure umutima wawe, uburyo ni iki ukora, uburyo ubikora. Hanyuma uyu Musamariyakazi Yesu arimo kumubwira ngo abasengera n'abasengera, reka mbabwire, ntabwo icyo Uwiteka bara, icyo Uwiteka kota, icyo Uwiteka akora, suko wagiye Kanyarira, suko wagiye Kizabono, suko wagiye mu misozi hirya no hino. Yewe niyo wajya mu mva ya Yesu hariya muri Palestine, ukajya mu mva ya Yesu, ntabwo Uwiteka areba itike watanze n'umwanya, ntabwo areba umutima bagikoze, areba igituma ubikoze. Ntabwo abara ngo nge naraye Kanyarira iminsi 3, ushobora kurarayo n'icyumweru cyose, ariko Imana yita ku impamvu yabiguteye kubikora. Nicyo ngicyo Uwiteka akota. Ko niko kuba umuramyi, uko niko gukora igikorwa Imana ikacishimira. Imana ikugirire neza, ni igikorwa ukoze kivuye ku mutima. Ntugenda kubera ko abandi bagiye, ntugendera mu kigare, ahubwo Imana ireba umutima. Yesu akugirire neza kandi gutoze gukora ibintu, ntukajye ukora ibintu uhomba, ahubwo ujye ukora ibintu wunguka. Ntukajye ukora ibintu kubera ko barimo barakotsa igitutu. Oya, jya ukora ikintu kikuvuye ku mutima. Ubwo nibwo buryo bwiza bwo kuba umuramyi, ubwo nibwo buryo bwiza bwo kuramya nyakuri, kuramya Imana yishimira. Ni igikorwa cyose ukoze kikuvuye ku mutima. Niyo mpamvu ishobora kwihanganira kwiramya mu buswa. Hari ibintu ushobora gukora mu buswa, ishobora gukora mu buswa bwinshi, ishobora kubyihanganira, ariko ntishobora kwakira ko wayiramya mu buryarya. Ishobora kwihanganira yuko ubikoze mu buswa kubera ko utarubizi, ariko igikorwa ukoze mu buryarya Imana ntishobora kucyakira. Bagombye rero kumenya uburyo ubikoze. Ngo reka nikure ku bantu, reka abantu babone ko ari cyo nakoze, reka abantu babone ko ari cyo natanze. Oya, ntabwo ari ibyo. Reka mbabeshye, reka ngire gutya. Oya, Imana ireba umutima, reka mfe kumuha. Iyo upfuye kumuha n'Imana nayo ipfa kubibona. Nta kundi, ntabwo ushobora kuyibesha. Ugomba kuba rero ugomba kuba ari ikintu ukoze neza kikuvuye ku mutima, kuko Imana ikorana n'umutima wawe cyane kuruta uko akanwa gashobora kuvuga. Hari ibintu ushobora kuvuga ariko abantu bakabona yuko wagerageje, ariko Imana yabireba mu mutima imbere, hanyuma rero igahita ibicishamo umurongo. Wagombye rero gukora umutima wereka Imana cyane, ntukajye wereka abantu. Hanyuma indirimbo ugiye kuririmba, ririmba indirimbo ivuye ku mutima. Niko bigenda. Hari igihe umuntu arangara akaririmba, ariko akaririmba yanarangaye, ariko akajya aririmba gusa akanwa gusa kafashijwe, imiziki ikakuryohera, ugasinzira, ukarira, abantu bakabona bafashijwe, ariko Imana indirimbo itarayakira. Kubera iki? Indirimbo irimo irava mu kanwa ariko ntiri kuva ku mutima. Iyo warangaye ibiva mu kanwa, ibiva mu bwenge bwawe. Imana rero ikorana n'umutima wawe. Ririmba, fashwa, ariko indirimbo iri kuva ku mutima. Kubera ko Imana ntabwo ibona ko warize, ntabwo Imana yita ku mwanya wafashe, ahubwo Imana yita ku mpamvu urimo kuririmba. Yesu ushobora kwitaka kuvuga ngo ugira neza, urakomeye, urahambaye, urutabayari, urutaryangombe, urutanyabingi, ukayiririmba ariko iri kuva mu kanwa itari kuva ku mutima. Ni igikorwa ukoze kivuye ku mutima, niko kuramya nyakuri. Imana nigufashe, Imana ikwiteho kandi Imana ikurengere. Imirimo yose wakora mu rusengero cyangwa hirya no hino, wajya kwa muganga ugakora ibikorwa byiza, ntabwo Imana yita ku gikoze, yita ku mpamvu urimo kubikora. Ireba umutima urimo kubikorana. Imana ikugirire neza. Ntujye mu mirimo myinshi nta mutima ugira, ahubwo jya mu kazi cy'Imana ariko ufite umutima. Imana igufashe, Imana ikugirire neza. Igikorwa Imana yitaho ishima ni igikorwa, ni ukuramya ibona bivuye ku mutima.
Mwene data, Imana ikugirire neza kandi Imana ikurengere kandi Imana ikwiteho. Ushobora kuvuga byinshi, ushobora no gukora byinshi, ushobora no gutanga umwanya mwinshi, ariko Imana ikabona utarakora, ikabona utaraba umuramyi mwiza nyakuri, ariko igusabye gukora ikintu kivuye ku mutima. Icyo nicyo gikorwa Imana igifata nk'igikorwa cy'ukuri. Yesu akugirire neza. Ikintu cya gatatu, uburyo bwo kuramya Imana bwa gatatu, hanyuma Imana ikabyishimira, ni nanone ni mu buryo bw'ibikorwa, ni mu buryo bw'ibikorwa. Ari naho twavuze ngo hahandi twavuze ngo ni ugutanga icyo bita gutanga ubwenge bwacu n'imbaraga zacu zose, no gutanga ubugingo bwacu bwose. Hariya harimo ikintu bita ibikorwa. Imana ireba uburyo no mu bikorwa byacu tuyiramya, uburyo mu bikorwa dukora tuyiramya. Imana irabikota cyane kandi ikanabireba cyane. Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza. Uburyo witanga Imana irabireba, n'uburyo ukora. Bibiliya mu Baroma 12 hari ijambo rivuga ngo ndabinginga bene data ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Ntabwo birivuga gutanga umwuka, oya, Bibiliya ivuga gutanga umubiri wawe. Gutanga umubiri wawe ni uburyo ukora, ariko utanga umubiri wawe mu bikorwa by'Imana cyangwa se mu buryo bw'Imana. Imana irabireba, Imana ikabizirikana, kubera ko iragusaba cyane kwitanga, ugatanga ubwenge bwawe, ugatanga imbaraga zawe, kuko twabisomye, hanyuma ugatanga n'umubiri wawe, hanyuma kugira ngo uyikorere. Imana igufashe. Hanyuma muri ibyo bikorwa Imana ntireba umubiri gusa, Imana ireba no mu butunzi bwawe uburyo uyikorera, kuko n'ubutunzi bwacu bugomba kuramya Imana. Hari indirimbo y'115 ivuga ngo ibyo ntunze byose nanjye ubwanjye ni ibyawe Mucunguzi. Turabi Imana, tugomba gutanga imibiri yacu, cyo bita kwitanga. Ugatanga umubiri wawe, hanyuma ugatanga no mu butunzi bwawe. Uritanga wowe ubwawe, ugatanga n'ibyo ufite, kubera ko wowe ubwawe ni ibyawe. Mwembi muraba Kristo. Niki rero? Ni ukwitanga, ni wowe wirekura, Imana nigufashe kandi Imana ikugirire neza. Ikiguzi cya mbere muri ibi ngibi bishaka kubabwira, ni uburyo ubwawe utizirikana, utirebaho, ukitanga. Kubera ko abantu benshi barikunda cyane, bakunda kwirebaho, ariko guhimbaza Imana nyakuri ni ukutirebaho, ahubwo ukitanga, kubera ko Imana irashaka ko witanga kandi ukayegurira ibyawe byose. Imana nibigufashemo, Imana nibikugirire neza. Dawidi iyo usomye muri Samweli wa 2 ibice 24 ku murongo 22, hari ikintu bigeze bashaka kumuhereza umurima, ariko aravuga ngo uyu murima ntabwo najya kuwutambamo ibitambo, ariko nta utanzemo ibiguzi. Baramubwiye ngo nguyu murima, ariko uyu murima ngo ngwino utambe ibitambo. Arababwira ngo no, sinshobora kubikora ibi bintu, uyu murima nta utanzeho ibiguzi. Niba ari ikintu cy'Imana dushakira Imana, ngomba kugitangaho ibiguzi byanjye. Niki nshatse kubabwira? Nshatse kubabwira ko n'amafaranga yawe n'ubutunzi bwawe bishobora kuramya Imana, ariko kubwawe wowe ubwawe ugize gute? Ubyikoreye. Ariyo mpamvu Imana ishaka yuko uyihereza mu byo utunze. Ni ngombwa nabyo tubikoreshereza Imana, tuyikorera, tuyiramya. Ari ugutanga 1/10. Ibyo ni igikorwa cyo kuramya, ni igikorwa cyo kuramya. 1/10 ugomba kubikora nk'igikorwa cyo kuramya Imana. Gutanga amashimwe, ibitambo by'amashimwe, ni igikorwa cyo kuramya Imana, kandi ibyo Imana irabikunda. Gutanga amaturo y'umutima ukunze, ibyo ni ibikorwa. Gufasha abakene, kwitangira abandi, ni igihe gutanga igihe mu bikorwa byawe bya buri munsi. Imana ireba uburyo nabyo ubikora. Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu. Mu buryo bwa gatatu Imana ishaka ko cyangwa se Imana yishimira twayiramya, dukoresha n'ubutunzi bwacu, tugakoresha imbaraga zacu zose. Imana ibi bishaka kandi Imana irabikunda, ariko ibyo byose ukabikora muri bwa buryo bwa kabiri, ukabikora bivuye nabyo ku mutima, kandi nabyo ukabikora mu kuri nk'uko ijambo ry'Imana ribisaba. Uburyo bwa kane aribwo bwa nyuma tugiye gusorezaho uyu munsi, nuko ibyo byose, uburyo bwa kane, ubikora wambaye umwambaro wera. Niko twasomye muri Zaburi 29. Bamwe nimushaka gusenga, mujye muza gusenga mwambaye umwambaro wera. Imana ibafashe guhimbaza Imana cyangwa se kuramya Imana nyakuri, nuko tubikora twambaye imyambaro yera, turabera mu ngeso zacu zose. Niko handitse hariya muri aho ngaho muri mu Baroma 12 murongo wa mbere.
avuga ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ngo niko kuyikorera kwacu gukwiriye, niko kuyiramya gukwiriye, nuko dusenga Imana twambaye umwambaro wera, tukayegere tutarabera, tukayegere tutarabera mu bikorwa, tutarabera mu magambo, tutarabera mu buryo tubaho. Kwisenga, kwiramya, kwikorera bikwiriye, nuko tuba abera mu ngeso zacu zose. Imana ibagirire neza kandi Imana ibafashe. Yesu akugirire neza. Turashoje, tuzakomeza ejo tuvuga kwishima noneho nyakuri, ariko uyu munsi kwiramya nyakuri nuko ntabwo ari ukuririmba. Kuramya biruta kuririmba. Kuramya ni ikintu kinini cyane. Uburyo ubaho, uburyo ha service abandi, uburimo kuramya. Iyo ibahaye nabi urimo gukorera sekibi, ariko iyo ibahaye neza urimo kuramya Imana. Imana nigufashe mu buzima bwawe, ugiye hanze cyangwa se ugarutse, ukugenda ukubaho ubuzima bwawe bwose uburi umuramyi, uburimo kuramya. Nta muntu utagira rero icaramya. Hari n'abavuga ngo twege iyo Mana y'Abisiraheli ntago twishaka, ntitwayikurikiye, ni n'Imana y'abazungu. Hari n'abavuze ngo ni Imana y'abazungu, ngo ntabwo ari Imana y'abanyarwanda. Ntacyo, uko wabifata kose nawe ufite icyo uramya, ufite icyo usenga. Telefone yawe ishobora kuba Imana yawe, biterwa n'umwanya uyihereza. Televiziyo ishobora kuba Imana yawe, biterwa n'umwanya uyiha. Ikintu cyose cyakugize imbata ni Imana yawe. Ikintu cyose cyakubase niyo Mana yawe. Ruvuga ngo nawe uri imbata yacu, ni nacyo Mana, uri n'umuramyi wacu. Waba icyo nicyo uramya, ubwo nibwo buryo bwawe. Nta muntu utagira icyo aramya, nta muntu utagira Imana. Yewe Abahinde bo bagira n'ibitunguru bakabigira Imana, hari n'abasenga inka, hari n'abasenga ibiki. Nta utagira icyaramye. Icyo cyose wahaye umwanya wawe, nicyo wiyeguriye, ukitanga, ukagihereza ubugingo bwawe, ukagihereza umwanya, ukagihereza amaturo. Icyo ngicyo wahaye umwanya, icyo wahaye igihe, icyo washize imbere, icyo cyakubase, icyo nicyo Mana yawe. Biterwa rero n'icyo usenga. Abashaka gusenga Imana yaremye ijuru n'isi, ni uburyo twabivuze. Ubikora mu kuri, ubikora nk'uko Bibiliya ibitegeka mu kuri kwayo kose, hanyuma ukabikora bikuvuye ku mutima, no mu bikorwa byawe ukayishima, ukayihereza ibyo igusaba mu ijambo ryayo, hanyuma ibyo byose ukayegera uri uwera. Yesu akugirire neza, Yesu aguhereza umugisha. Usanze wowe uri umuramyi w'iki? Usanze uramya iki? Usanze uramya mu kuri? Usanze uramya kubivuye ku mutima? Ubikora gute? Nturakizwa, wiyeguriye iki? Icyo wiyeguriye wasanze Imana yawe ari iki? Wasanze Imana yawe ari iki? Imana yawe ninde? Imana yawe ni wa muntu? Imana yawe ni cya kintu ukunda? Usanze Imana yawe ari iyihe? Hanyuma urafata umwanzuro, hanyuma uciye bugufi ubwira Imana ngo ndumva wowe Mana yaremye ijuru n'isi, wowe wandemye, wambera Imana, nanjye nkaba umuramyi, kajya nkuramya amanywa na nijoro, ubuzima bwanjye bwose kajya ndamya Uwiteka. Birategwa n'amahitamo uri bugire, ariko amahitamo meza naguhitiramo, kandi Mwuka Wera arimo kukubwira nuko waramya Imana yaremye ijuru n'isi, ukabimbata yayo. Hanyuma wanaririmba, ukumva yuko kuririmba si bwo buzima, siyo kuramya birangirira. Hanyuma waterana, guterana mu rusengero, ukumva ko kuramya bitarangirira mu rusengero, ahubwo ubuzima bwawe bwa buri munsi kuramya bigira gute? Birakomeza. Yesu agufashe, Yesu akugirire neza. Reka dusenge Imana, hanyuma ubwire ngo Yesu, ndumva ashaka kukwegurira ubugingo bwanjye n'ubuzima bwanjye bwose, kakubera imbata, nawe ukambera umwami, ukanyobora. Hanyuma uwaguye nabyuke. Hanyuma twese turashaka n'imbaraga kugira ngo tuba baramye Imana yaremye ijuru n'isi. Mana yacu turagushimiye, Uwiteka niryo zina ryawe. Turagushimiye ko urimo gutwigisha kuramya nyakuri, kandi kuramya icyo ari cyo. Dusanze rero turimo turiga ijambo ryawe. Mwene data na mushiki wanjye bashobora kuba hari ubundi buzima bifuza kubamo, basanze hari ikindi, baramyaga izindi mbaraga, baramyaga igihe, baramyaga n'ibindi, ariko uri Imana y'imbabazi, uri Imana igira neza. Uyu mwene data na mushiki wanjye barashaka kukwakira, ubakire mu izina rya Yesu, ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Waguye nabyutswe n'ijambo ryawe, kandi twese turasaba imbaraga. Ndasabira mwene data na mushiki wanjye imbaraga kugira ngo babe baramye Imana mu buryo ushaka. Urakoze kubikoze, urakoze kubyumvise, ukomeze kuduha ibihe byiza, n'ejo uzakomeze kubana natwe. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Yesu abaho umugisha. Mwarimu agize neza kudusangiza ijambo ryiza ryo kuramya. Abenshi twabikoraga, cyangwa abenshi ntituzi yuko twaramyaga, ariko burya hari ikintu mbonye muri iri jambo. Hari uburyo umuntu yumva yuko ari umuramyi,
ariko ntabone ko abandi nabo babonye ko ari umuramyi koko. Ushobora kumva ko uri umuramyi w'ikintu runaka, ariko imiterere yawe n'imibereho yawe, ubuzima bwawe, abandi bakavuga ngo uyu muntu aramye iki ngiki, bitewe n'uko ubayeho, bitewe n'uko ugenda, bitewe n'ubuhamya bwawe, bitewe n'imiterere yawe, bakabona uri umuramyi w'ikindi kintu runaka. Ariko ndagira ngo tube inzandiko zisomwa n'abantu bose. Imana nishimwe cyane. Ubu urwandiko rusomwa n'abantu bose, bagusome ko uri umuramyi w'Imana kandi uramya neza. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Jewe ndafashijwe cyane, ariko nawe ndagusaba kugira ngo ufashwe n'iri jambo. Ese yugiye ku meza abantu babona ko uri umuramyi, cyangwa bakwitirira ikindi kintu? Ariko Imana ishimwe yuko tugiye kujya tujya ku meza bakabona ko turi umuramyi w'Imana. Imana nishimwe. Haleluya. Ndumva nezerewe cyane. Ubu umuramyi nyawe w'ukuri. Kandi abenshi hari n'igihe bajya kuramya bashaka kwiyerekana. Uyu munsi yambaye umwambaro mwiza, akumva yuko kuramya ari ukuririmba, akaza akiyerekana, akajya mu bandi yerekana umwambaro we. Urimo uramya, uraramya uwo ngo urimo kwerekana, bishatse kuvuga ngo si Imana, ahubwo icyo ngicyo wimirije imbere nicyo urimo kuramya. Mwari Yesu aguha umugisha kandi utugejeje ahantu heza kandi n'umwuka w'Imana. Reka dusengere rero n'ubundi, kuko turi mu cyumweru cy'amasengesho, ntitwatambuka gutyo tutongeye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Wamaze gufata umwanzuro, mwarimu yanagusengeye, ese wafashe uwuhe mwanzuro? Ese nukuramya neza Imana by'ukuri nyakuri, neza nk'uko bikwiriye umuramyi, cyangwa muri make wafashe undi mwanzuro, ariko umwanzuro baguhitiyemo cyangwa twaguhitiyemo ni ukuramya Imana nyakuri? Imana nishimwe cyane. Reka dusenga n'Imana rero. Imana yakwambika imbaraga. Birashoboka ko wagiye ugenda gake, ariko Imana ifite imbaraga zo kukwigarurira uyu munsi ukaba umuramyi mwiza, ugatangira urugendo neza, ukajya mu nzira neza. Imana nishimwe cyane. Reka twongeye dusenga n'Imana. Tugiye kongera gusenga n'Imana. Niturangiza gusenga n'Imana, icyo tugiye gusaba ni ugusaba kugira ngo Imana twambike imbaraga, tubikore neza, tutereka abantu, ahubwo turamya Imana neza. Imana nishimwe cyane, kugira ngo Imana twishimire. Nitubikora Imana twishimira, ni nabwo kunezeza Imana nyakuri. Imana nishimwe cyane. Mwami Yesu, dukomeje kuza imbere y'ubwiza bwawe, tumaze gusobanukirwa ijambo ryo kuramya Imana nyakuri, kandi ndagusaba kugira ngo wambike imbaraga buri wese. Buri muntu wese ni umuramyi, ariko tumenye uwo turamya uwo ari we. Ariko twebwe twahise kuramya Imana yacu neza, kandi tukayiramya by'ukuri. Imana nishimwe. Waraduhamagaye, uradutoranya, udukura mu magana menshi y'abanyabyaha. Ni nayo mpamvu dufite itandukanirizo ry'abana b'Imana n'abatari abana b'Imana. Ni nayo mpamvu tugomba kukuramya nyakuri neza, mu mibereho yacu, mu migendere yacu, mu mikorere yacu, mu mivugire yacu, mu gusabana n'abantu, mu gusabana n'Imana, bikagaragara yuko turi abaramyi nyakuri. Imana nishimwe. Iri jambo riduhaye umurongo, iri jambo riduhaye icyerekezo. Haleluya. Ndagusaba kugira ngo wambike imbaraga buri wese wumvise iri jambo, kandi n'uzabyumva hanyuma nawe umwambike imbaraga, kuko dukeneye gukuramya nyakuri neza, kandi tukabikora neza, abantu batureba batanatureba, tukabikora neza. Imana nishimwe cyane. Ibyo byose urabishoboye. Ndagusaba kugira ngo wambike imbaraga uyu muntu uzigusabye, kuko hari abazigusabye muri uyu mwanya. Imana nishimwe. Nutwambika izo mbaraga, icyubahiro kibi cyawe. Dukeneye kuba abaramyi beza, kandi tutabigaragariza yuko abantu batubonye, ahubwo ari wowe wenyine tubyereka. Imana nishimwe. Mu mikorere yacu, dutanga amaturo, dutanga icyacumi, ibyo byose bigaragaza yuko turi abaramyi bawe. Imana nishimwe. Icyubahiro kibi cyawe. Ngaho umugisha buri wese ugiye kubikorana umutima ubikunze. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Rero tugeze ku musozo, kandi n'ejo turacyakomeje, no muri iki cyumweru turacyakomeje. Ndimo ndararikira umuntu w'umuramyi, ntago ndimo kurarikira umuririmbyi. Oya, abaririmbyi hari n'abaririmba ari mu rwego rwa tekinike,
bakaririmba ari nk'abatekinisiye, ariko tubonye yuko uririmba waramya, ugenda waramya, uvuga waramya, imyambaro yawe yatuma uramya Imana. Imana nishimwe cyane. Mbese uburamyi ni ubuzima bwa buri munsi, nuko uteye nuko ubayeho. Imana nishimwe. Haleluya. Rero ndagusaba kugira ngo nejo tuzakurikire izi nyigisho, nejo bundi cy'icyumweru n'icyahariwe kugira ngo Imana yongere idusobanurire iri jambo rijyanye no kuramya nyakuri, kandi Imana idushoboze kuzabishyira mu bikorwa. Rero tugeze ku musozo, ndagira ngo tugushimire kuko wabanye natwe, kandi ukaba waduhaye umwanya w'ijambo ry'Imana, ukaba wawuhaye agaciro. Imana iguha umugisha. Rero mu gusoza n'ubundi turabararikira ukorera Imana, kuko nabyo harimo kuramya, dutanga amaturo na kimwe mu 10, dutanga amafaranga ku nyubako y'urusengero. Turabamenyesha yuko i Nyarugenge n'ubundi turi mu bihe byiza by'uko turimo gusa nk'abasoza ibice bimwe by'iriya nyubako. Ubwo rero n'ubundi mu bihe bizaza hari igihe twamenyesha igihe tuzateranira mu bihe bizaza. Ntabwo twari twamenye umunsi, ariko turi mu bihe by'ibikorwa byo gusoza. Ubwo rero buri wese afite n'icyo yakora ku nzu y'Imana. Turacyakira amafaranga ku nzu y'Imana, kuko imirimo yo ni migari. Hari imirimo imwe dushobora kuba twarakoze muri iyi minsi idusaba kwinjira mu rusengero, ariko hari n'indi tuzakomeza gukora, kuko inzu y'Imana tuzakomeza kuyirimbisha neza. Imana ibaha umugisha. Amaturo rero na kimwe mu 10 byo nabyo birakomeje. Umuramyi nyakuri arabikora atabihatwa n'abantu, ahubwo abihatwa n'Imana, yakorera Imana nishimwe cyane. Rero ndabashimiye muri rusange. Reka dusabe mwarimu abasabira umugisha, n'ubundi dusoza turaza gusoza asenga Imana, nyuma tuze gukurikira twumva n'indirimbo z'abaririmbyi, ariko twashoje. Imana ibaha umugisha. Mana data, turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye ko wabanye natwe muri iri teraniro. Utanga umugisha ku bateranye, abari kure, abari hafi. Utanga umugisha ku batekinisiye, utanga umugisha kuri pastor watuyoboye, utanga umugisha ku bantu bakiri ijambo ryawe, utanga umugisha muri teraniro, utanga umugisha ku bagiye kurambura ibiganza bagatanga amaturo, bagatanga icya-10, bagafasha abakene, bagatanga imisanzu y'inyubako. Twebwe twese tugabana umugisha w'Uwiteka, kandi udutoze, utwigishe kuba baramya nyakuri, bakuramya mu mvugo no mu ngiro, bakuramya mu myambare no mu bikorwa, bakuramya mu buryo bwose. Ubuzima bwacu bukaba ko ari ukuramya Uwiteka, kandi aho turi naho tubona ukajya utwishimira, kuko turabaramyi baramya Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Komeze kubana natwe, kandi ukomeze kutugirira neza muri iki cyumweru turimo turasenga. Dukomeze kubona abantu Mwami Imana yacu bahindura kuba baramye nyakuri, mu izina rya Yesu. Itorero muri rusange, hirya no hino mu gihugu, hirya no hino mu bihugu, komeze kuduhindura kuba baramye nyakuri. Izina ryawe nirishimwe, kandi izina ryawe nirihimbazwe, kandi ukomeze kudushyigikira muri byose, kandi ukuboko kwawe kwiza n'ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bikomeze kubana natwe mu izina rya Yesu. Amen. 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 Yesu